ariko ntago ari ibintu byatworoheye. Urugendo rwo kwakira abatwiciye, abatwishe, abandi barwanira amatora, abandi, ibyo byose twarabirebaga. Uko rero gukunda gusahura n'ibintu byaca ku kanya nabyo biri mu bintu byatumye nk'umutima wabo uhuga gatoya. Byari bigoranye, umva nkiri mutoya, kumutora nabyo ntabwo byari binyoroheye, n'imbaraga nkeya no gucika intege. Hanyuma noneho tumugejejeyo, wenda twaribazaga ko wenda bagiye kumugirira neza. Hanyuma ubwo yari yavuye amaraso mu mazuru no mu kanwa, ariko ntabwo yari yapfuye. Hanyuma noneho bafata iyo mageze biragorana. Birumvikana, ihangane, biragorana. Bafata inshoka, bakunda kwita indyabiti. Hanyuma baramwasa mu mbavu. Ihangane. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Twongeye kubasuhuza mwebwe mudahwema gukurikirana Kwiringira TV, tubahaye ikaze ndetse turongera kwihanganisha abababaye mwa bino bihe byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Tubihanganisha kubw'amateka mabi yagwiriye igihugu cyacu. Akaba ariyo mpamvu no muri iki cyumweru tukiri mu cyumweru cyo kwibuka izo nzirakarengane zahowe uko zavutse. Ni muri iyo mpamvu rero, cyangwa se ni muri ubwo buryo, hano imbere yacu kuri kamera zacu turi kumwe n'umuvandimwe. Tumuhaye ikaze kugira ngo abanze atwibwire. Murakoze, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Njyewe nitwa Gasana Gracie, ayo niyo mazina yanjye. Murakoze. Murakoze cyane. Turagira ngo utangire utubwira ese mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 aho warokokeye, mbega uduciremo muri make uko byagenze. Mu 1994 nari nkiri muto kuko nari mfite imyaka 10. Narokokeye ahahoze hitwa muri komine Murambi, perefegitura ya Byumba, ubu ngubu hitwa mu karere ka Gatsibo, intara y'Iburasirazuba. Hari muri segiteri ariyo twakwita umurenge ya Rugarama. Aho ngaho niho narokokeye. Mutubwire kuri ayo mateka uko byagenze, ese byatangiye gute? Ibyo ari byo byose, nubwo umwari mugifite imyaka mike, ariko burya umwana ungana gutyo ibintu byose ababireba kandi abakibyibuka. Murakoze cyane. Ni urugendo rutoroshye, rwari rugoranye, ndetse kuruvuga biba bigoranye. Rimwe na rimwe umuntu agira emosiyo, biragorana kubivuga, ariko umuntu arihangana. Yego. Ndahera mbereho gatoya, mbere yo ku itariki 7. Yego. Z'ukwa 4. Hanyuma nkurikizeho muri Jenoside nyirizina na nyuma. Mbere yaho, mbere yuko Jenoside itangira, nabonye iwacu aho twari dutuye, abantu twari duturanye n'interahamwe zategurwaga kuzica abantu. Nabonye ziduharanya cyane, nabonye baduharanya cyane, yaba ku ishuri kuko nigaga mu mwaka wa 3 primaire, yaba mu nzira aho tugenda, yaba no mu rugo. Kuko ndibuka igihe kimwe data yari umwarimu, nawe ni Gasana, yitwa Gasana.
umunsi umwe ava ku kazi atwaye igare, hanyuma mpita musanga ahantu ku gasantere bamwatse igare aho bari bateraniye mu byo bitaga mitingi. Bari mwatse barimo no kumukubita. Urumva rero nk'umwana uri kumwe n'abandi bana bataha, ukabona so arimo aragirirwa nabi atyo, bigutera ipfunwe mu bandi bana, kabandi bagabo batarimo gukubitwa, kumva nyine ubayeho nabi mu mutima. Ariko yaje kugira umugisha arahava. Ariko no mu rugo nyirizina, mu rugo twajyaga tukabona nka nijoro turi mu nzu nka saa 12 za nijoro na saa moya, tukabona baje ku irembo ry'iwacu bakaririmba indirimbo z'urucantege, nibagira bati kwa Gasana ngaha tuzabica, tuzabanaga mu gishanga, tuzabarenzaho isayo, baririmbira ku irembo ryacu ariho bakoreye mitingi. Urumva rero byabaga ari ibintu bikomeye cyane cyane ku bana bato, gukurira muri ubwo buzima. Twabaga twibaze se kubera iki aba bantu bazatwica, baraduhura iki, twakoze iki? Wanasohoka kugenda mu muhanda ukumva nyine nta cyizere ufite, ukagenda umeze nk'uwihisha abantu, kuko bamwe mu babaga baririmba twabaga tubazi. ukaba utatinyuka nko guhura nawe mu nzira, ukaba wahita wirukanka nko mu kigunda. Hanyuma nanone ndibuka ikindi gihe, nguciye mu ijambo ho gatoya, kuri aho umubyeyi wawe usanga bamufashe bari kumukubita, wumvaga bavuga iki? Bamukubitaga bavuga iki? Kuko ndi kugira ngo tubihuze, hari abantu bamwe na bamwe bavuga ngo jenoside ngo ntabwo yari yarateguwe, ngo ahubwo ngo icyatumye jenoside ngo ihita iba ngo nuko ngo indege ya Habyarimana yahanuwe. Ariko ikigaragara, tugendeye no kw'ibyo byabaye ku mubyeyi wawe, bigaragara yuko itotezwa ryatangiye na mbere yuko iyo ndege ya Habyarimana ihanurwa. Ese bamutotezaga bamubwira iki? Ntabwo nahatinze kuko urumva ibyo bintu biteye ubwoba. Nabaye nk'uhunga, ariko nsenga mu mutima nti Mana papa mufashe. Ariko icyo numvise numvaga bavuga ngo ni icyitso, ngo wowe uri icyitso cy'inkotanyi, ngo uri umututsi, ngo donc bavugaga ibintu bijyanye no kuvuga ko ari icyitso. Yego. Hanyuma ababwira ati njyewe ntabwo ndi icyitso. Yego. Ari nko gusaba imbabazi, ati mumbabarire, ntabwo ndi icyitso. Ni nk'ibyo ngibyo bamubwiraga. Yego. Ariko iyo bazaga nko kuririmba ku irembo ry'iwacu mu masaha nimugoroba baharemeye mitingi, wasangaga baririmba bati abatutsi tuzabafata tubajugunye mu gishanga, tubarenzeho isayo. Duhereye kwa Gasana, kuko iwacu no bakundaga kuhakorera mitingi cyane ku irembo turi mu nzu. Okay, reka noneho dukomeze rero no mu gihe cya jenoside. Yego, murakoze. Ubwo rero igihe cyarageze, indege ya Habyarimana koko iraraswa. Turabyumva mu makuru kuko iwacu bakundaga kumvira amakuru. Hari n'abaturage twari duturanye bazaga kumva amakuru iwacu, kuko hari hamwe muri hake hari radiyo. Ubwo rero tukimara kubyumva, nabo twebwe bari bakiri bato, twabonye abantu bacitse intege, natwe ducika intege, kuko iyo wabonaga abantu bakuru bagize ubwoba twahitaga dutekereza ko hari igiye kuba, kandi dukurikije n'ibyo twari tumazemo iminsi, nabwo wahitaga wumva ko hari ikibazo kigomba kuba byanze bikunze. Hanyuma rero buracya mu gitondo ku itariki 7, bakuru banjye
bakuru banjye babiri bari bahari, baragenda bahunze, kuko bo bari bakuru barahunga baragenda, ariko ngewe n'abashiki banjye tugumana n'ababyeyi mu rugo. Uwo munsi nabonye no guteka byarabananiye, ahari papa yari azi bigomba gukurikiraho nk'umuntu mukuru. Hanyuma nko mu masaha ya saa 9 tujya tubona iwacu haje abantu benshi cyane, barimo abakobwa, abahungu, abasore, inkumi, abasaza, abakecuru, abana, abantu b'ingeri zose kandi benshi. Baza bamwe bafite imihoro, abandi bafite inkoni, abandi bafite impiri. Impiri ni igikoresho babaga barabaje gifite ahantu hamwe habyibushye. Yego, impiri ziteyemo imisumari. Hanyuma baza ari benshi, baza mu rugo. Hanyuma tubibonye, papa ati mwinjire mu nzu, baraduteye baje kutwica. Twinjira mu nzu, tujya mu cyumba kimwe, baza basenya. Twarabanje dufunga inzu yose, barabanza barasenya imiryango yinjira muri salo n'umuryango uca mu gikari, barayisenya, barinjira, twumva binjiye. Tujya mu kindi cyumba, nacyo barongera urugi bararusenya. Twinjira mu kindi cyumba cya kabiri, byari ibyumba bifite ukuntu bigenda bihererekana gutya. Yego. Hanyuma nabyo n'urugi narwo bararusenya. Tujya mu cya gatatu, ari nacyo cya nyuma ntahandi turi bubone, naho baraza barakubita, bafite ibintu by'ibinyundo, barakubita no barasenya mpaka badusanzemo. Hanyuma rero papa we afite ukuntu yuriye ajya hejuru muri parafo, baramubura, ariko twebwe baratubona. Baradusohora hanze ku irembo, barangije baratubwira ngo umwe muri bo witwaga Mugaragu aravuga ngo mu ijwi riranguruye cyane ngo Gasana, ngo urica umwe muri twebwe, ngo wowe n'umuryango wa mwese murashira, nta n'umwe uri burokoke. Ati turabizi yuko ufite n'intwaro, ariko ntazo yari afite. Ati rero icyiza wakigaragaza kuko urahari. Hanyuma papa aramanuka araza, wenda avuga ati wenda ngende uko ariko babivuze, wenda niko ugende, wenda ncungure abana banjye, wenda na mama wabo. Hanyuma papa araza arizana, ntabwo bo bamubonye, niwe wizanye. Ahagarara hagati yabo ari benshi, baramuzenguruka. Hanyuma arababwira ati mureke ngira ikintu mvuga. Aravuga ati kuri uno musozi nahaje mfite inka nyinshi. Ati benshi muri mwe nabahaye inka, benshi muri mwe nabigishirije abana mu ishuri, kuko yari umwarimu mu mashuri abanza. Yego. Benshi muri mwebwe nabigishije abana mu masakaramento muri Gatolika, benda kubatizwa, benda guhabwa Ukarisitiya, benda gukomezwa. Arongera ati benshi muri mwe nabasabiye abageni, benshi muri mwe ndabatereka mukaza mukanywa mukarya, none ibyo byose mumpembye kuza kunyica. Yego. Ati ubwo niba ari cyo gihembo mumpembye, ngaho nimunyica, ariko nibura mubabarira abana banjye na mama wabo. Yego. Hanyuma bahera ubwo ngubwo babamukubise za mpiri mu mutwe. Ubwo nyine ahita ubwonko, ahita yikubita hasi. Ubwo ariko uko barimo kumwica, ni nako abandi barimo kuranduramo inzugi bajyana, niko abandi barimo gutema ibitoki, niko abandi barimo gutwika inzu yindi y'ibyatsi yari ihari, niko abandi barimo batema inka batanayibaga, ari ugutema, umwe agafata ukuguru, yari ishusho iteye ubwoba kuyireba. Birumvikana. Abandi barimo basambura amabati, abandi barimo bikorera ibitanda, ubona abantu bafatanya igitanda bakikorera nabo.
abandi ubona bikorera intebe, mbega yari ishusho iteye ubwoba. Hanyuma ubwo kimwe no mu bintu numva bishobora no kuba byaraturokoye harimo no gukunda ibintu. Yego. Kuko nyuma yo gukubita impiri papa mu mutwe akikubita hasi, babaye nk'abahugiye noneho ku bintu, kwiba, gusahura, aho kugira ngo bakomeze kwica, umwe akumva ko abandi bari busahura ibyiza. Kuko ndibuka hari n'abari barwanira igare avuga ati njye n'ibyo ntwara, abandi barwanira amatora, abandi, ibyo byose twarabirebaga. Uko rero gukunda gusahura n'ibintu byacu ako kanya nabyo biri mu bintu byatumye nk'umutima wabo uhuga gatoya. Ubwo rero hari mushiki wanjye umwe Egide wari utwite inda nkuru, hanyuma haza interahamwe ifite icumu ngo imufomoze, ariko indi ngenzi yayo isa nk'imubuza. Hanyuma noneho njyewe ku giti cyanjye, umugabo umwe araza afite inkota, afite ikintu cy'igihoro ariko gisongoye cyane kitari nk'imihoro isanzwe. Hanyuma aramfata aramanukana hepfo mu rutoki, kuko bakuru banjye bose bari bagiye, nsigaranye na bashiki banjye kuko ubundi ninjye muhererezi iwacu. Abandi bakuru banjye bose bari bagiye, ari njye muhungu usigaye aho ngaho. Hanyuma aravuga ngo reka akangaka ngende nkice, niko kazahorera se. Noneho aramanukana epfo mu rutoki, angejeje epfo hari umugabo umwe witwa Niyonzima data yari yaramubyaye muri batisimu, yari ari aho ngaho, yaje mu bandi ari aho ngaho. Niyonzima aratureba hepfo aho twari turi mu rutoki, aramuhamagara ngo Semanywa we, ngo buretse kumwica nze nkwereka ukuntu tumwica nabi. Ngira ubwoba. Niyonzima nabonaga agenda iwacu, nabonaga ari umusore, akiri umusore, ari inshuti ya papa yari yaramubyaye muri batisimu. Ariko Niyonzima biranyobera, ndavuga se wa muntu nawe agiye kumufasha kunyica ngo nabi. Yego. Noneho ariko Niyonzima yari afite umugambi wo kumunkiza. Niyonzima araza aramubwira ati ko nshimye abantu bakuru bazi ibiba. Yego. Nk'uyu mwana ugiye kumwicira iki? Yego. Ubwo undi azamuye ya nkota, ikintu cy'igihoro gisongose ngo njombe mu gatuza, undi aramufata. Basa nk'abarwana, ariko Niyonzima asa nk'umurusha imbaraga, aramunyaka. Ubwo rero bashiki banjye nabo na mama niko nabo bari gukubitwa, ariko tugira umugisha ntibapfa. Amen. Hanyuma rero ubwo uwo munsi uza kwira, uwo munsi rero uje kwira, turirukanka tujya mu ntoki kwihishahisha ahantu hatandukanye, kuko barazaga bakica bagasahura, noneho bagahita bajya n'ahandi, bagahita bajya kwica n'ahandi. Noneho rero iyo mwageraga nk'umugisha mu karokoka ako kanya, nabwo bagarukaga inyuma, ibyo kurangiza ahantu henshi babisoje, bagarukaga inyuma. Iyo bagiye mu ngo zitandukanye, barangije bazigiyemo zose, no gusahura ibintu basahuye, bagarukaga inyuma kongera kwica, kureba nimba nta wasigaye. Bagarukaga inyuma kongera kwica. Iryo joro rero ryo kuri iyo tariki 7 twarihishe, noneho papa aho yaryamye mu mbuga, tuza kuza bwije, turahamukura tumujyana mu nzu.
tumujyana mu nzu tumuteruye. Hanyuma tumugejeje mu nzu tumuteruye, tumuryamishamo aho ngaho, twebwe duhita tuva mu nzu, duhita dusubira kwihisha, tumugumishamo aho ngaho. Cyari cyabaye ikintu cy'ikirangarira kuko bari bagisambuye n'inzugi bazikuyeho, ni nko kumushyira muri icyo kintu nyine kirangaye hejuru no mu miryango no mu madirishya, n'amabati bari bamaze kuyavana, byose bari bavanyeho basambuye. Noneho rero tumushyiramo, twebwe duhita dusubira kwihisha, tukazajya dupima uko ijoro rigenda, saa 4, saa 5, saa 6 tugaruka kumureba arimo agongera, ariko ntabwo yari yapfuye, nubwo atari kwiyegura, ariko ntiyari yapfuye. Hanyuma rero ubwo bashiki banjye bamwe bajya kwihisha aho tutamenye. Noneho mushiki wanjye umwe witwa Theonira, we tuba turi kumwe aho ngaho. Noneho mu gitondo tujya kureba papa, tumwicara iruhande muri cya kirangarira. Hanyuma interahamwe ziraza nanone ziratubwira ngo muzane umusambi muwurambure hanze, turawujyana. Hanyuma baratubwira ngo muterure so mumuzane muwurambikeho. Njyewe na mushiki wanjye turamuterura. Byari bigoranye, umva nkiri mutoya, kumuterura nabyo ntabwo byari binyoroheye, n'imbaraga nkeya no gucika intege. Hanyuma noneho tumugejejeyo, wenda twaribazaga ko wenda bagiye kumugirira neza. Hanyuma ubwo yari yavuye amaraso mu mazuru no mu kanwa, ariko ntabwo yari yapfuye. Hanyuma noneho bafata iyo mageze biragorana, birumvikana, ihangane, biragorana. Bafata inshoka, bakunda kwita indyabiti. Hanyuma baramwasa mu mbavu, ihangane. Ihangane, ntabwo biba byoroshye. Baramwasa mu mbavu, barabanza basa muri runo rubavu, basunikisha cya giti nyine cy'inshoka, urundi ruhande narwo ruraza aho basamo. Baramushinyagurira, birumvikana. N'ubundi yari ameze nk'uwapfuye, ariko urumva none wahise apfa burundu. Yahise apfa burundu. Hanyuma birangiye baratubwira bati ngo nimuterure se mwongere mu mujyane. Hanyuma turamujyana nanone nyine. Ubwo rero ariko twebwe tugira umugisha, ntibatwica. Urumva mushiki wanjye we yari umukobwa w'inkumi. Tugira umugisha twebwe, ntibatwica, baragenda. Ariko mushiki wanjye yari umukobwa w'inkumi, nawe yabigorewemo nyine. Birumvikana, kuko mukurikira bwa 4. Urumva rero yari inkumi. Yego. Ubwo rero
ejo bukeye bwabwo ni ku itariki 9, kuko urumva bari baje ku itariki 8. Ku itariki 9 haza wa mugabo witwa Niyonzima na mama twangiye twamubonye, wa mugabo wankijije wa musore. Hanyuma Niyonzima aratubwira ati rero, ati nta kundi byagenda, ati mureke tumufate tumujyane ari mu muringoti duse nk'abarenzaho akataka, ntabwo twamurekera ahangaha. ubwo nibwo twabikoze, ntabwo twacukuye, ahubwo twamushyize mu muringoti ahantu haba hasa nkaho harimo hacukutsemo. Yego. Ubwo turongera turatatana muri iryo joro ryo ku itariki 9, turihishahisha tujya no kwihisha ahantu hepfo ku rugo twari duturanye hitwaga kwa Karekezi. Hanyuma baratwamagirira bati hoshosho, duhita twihuta, twumvisha bavuze gutyo twumva batuvugiriza induru, duhita twihuta turiruka. Hanyuma turongera turazamuka tujya ku rundi rugo nanone rundi, naho twari duturanye hitwaga kwa Gahirima n'umugore we Jacqueline. Nabo baratwirukana bati bavuye hano batabasanga ahangaha. Tugize umugisha basanga mudahari, none nabo baratwirukana. Tugenda mu Masaka yari akuze, ubona asa nkaho dusumbamo. Tugenda twishahisha mu Masaka twisha. Hanyuma tubona umunsi urakeye, ariko nabwo tukomeza twihishahisha. Ijoro ryakurikiyeho none ryo ku itariki 10, njyewe ntandukana nabo. Numva uko twagendaga twishahisha, kugumana byabaga bigoye. Mwaraburanye mbega? Twaraburanye. Noneho njyewe nguma njyenyine, ariko bo bajya iwabo wa Niyonzima undi wankijije wa musore. Babashyira mu cyumba ahantu baragifunga babagumishamo. Njyewe rero nagumye njyenyine. Icyo gihe nagumye njyenyine cyarangoye cyane, kuko iryo joro ubwo bo bagiyeho kwa iwabo wa Niyonzima hitwaga kwa Kaberuka, njyewe nguma nihisha mu myumbati. Hari ahantu hateye imyumbati myinshi cyane, irimo yamezemo ibintu by'ibyatsi byinshi. Hanyuma iryo joro njye ndimaramo njyenyine, ngumamo. Hari igihe cy'imvura, imvura iragwa. Hanyuma aho nicaye rero haza intozi. Urumva imvura igwa haba haza n'intozi. Noneho mu gihe nkijya kuvuga ngo wenda nimuke mva aho hantu intozi zitangiye kundya, mpita numva hirya y'umurima, urumva umurima wari munini, hirya y'umurima hari interahamwe zirimo guhiga. Bwari bwije bimaze kuba nka saa moya. Hanyuma rero baravuga atari kuba abantu bo kwa Gasana ntago barimo hano. Ndavuga ni noneho ntago ndi buhakire. Hanyuma bafite amatoroshi bagenda batoroshamo. Hanyuma bamwe baguma hanze, sinabashe kubamenya. Bamwe baguma hirya y'umurima, ariko undi agenda aza mu murima yinjiramo arenga ibiti by'imyumbati. Ubwo aho kwimuka nararyamye nubitse inda. Intozi ziri kukurya? Intozi ziri kundya mu mazuru, mu matwi, no hose. Ariko nubika inda ameze nk'umuntu udahumeka. Ntago nigeze nikura urutozi, ntago nari meze nk'udahumeka. Hanyuma araza kandi afite n'itoroshi. Araza angeraho neza. Yaburaga urutambwe rumwe wenda nga nsitareho cyangwa se andenge, kuko nari meze nk'uryamye ku birenge bye. Hanyuma aho gucurika itoroshi gutya imbere ye, akacurika gutya, ubwo ndi munsi y'ukuboko kwe. Hanyuma intozi ziramurya, ahita akata asubira inyuma, ati ntabarimo, ahubwo hari intozi.
ryana kubi. Nuko niba zaramuriye ku birenge simbizi, nari ku maguru, ariko njyewe zari ziri ahantu hose. no kwihangana ntabwo biba byoroshye, umuntu aba asa nk'aho aba yasubiye mu bihe yaciyemo. Byari ibintu bikomeye cyane. Byari ibintu bikomeye. Icyo gihe nari nzi amasengesho abiri, kuko twari abagatulika. Nari nzi cyane isengesho rya Dawe uri mu ijuru. Yego. N'irya ndakuramutsa Mariya. Irya Dawe uri mu ijuru narivugaga gakeya, ariko irya ndakuramutsa Mariya narivugaga kenshi. Uko nari nubamye aho ngaho, nasenze isengesho rya ndakuramutsa Mariya inshuro nyinshi, ku buryo n'ubu ngubu ngana gutya ndi mukuru numva iryo sengesho ryarankijije. Yego. Nari mfite kwizera gukomeye, numva ko Mariya nk'umuntu, nk'umubyeyi wabyaye umucunguzi w'isi, numva ko afite ubushobozi buhambaye bwo kunkiza. Yego. Hanyuma baragenda, aho ngaho mba marokotse gutyo. Rero mu rukerera bamaze kugenda narimutse, imyenda nari nambaye narimutse njya ahandi, intozi zigakomeza zikandya, kumbe nizo mfite mu myenda. Hanyuma nza kubitekerezaho, mpita imyenda ndiyambura wese, nyimanika mu biti by'imyumbati, nsigara nambaye ubusa. Wenda byari nko mu masaa 4 cyangwa saa 5 simbizi z'amanywa, z'ijoro, nari muri ya myumbati nijoro. Hanyuma imyenda nyimanika aho ngaho, hashize igihe kinini, urumva imbeho ni yose, hashize umwanya munini cyane, nza kongera ndayambara, intozi zavuyemo. Hanyuma mu rukerera nka saa 10 nigira inama, ndavuga ngo ariko uwajya kwa Kaberuka, iwabo wa Niyonzima, undi wanyije wa muntu. Hanyuma ndagenda butaracya neza, njya kwa Kaberuka, bahita bambona, bahita banyakira, barafungura ingufuri mu cyumba, mpita mbona harimo bashiki banjye na mama. Ndongera nshima Imana ko nongeye mbasanze, ntabwo nari nzi ko ariho bari, nuko nibyira inama ngo njyeyo gusa. Baduhisha muri icyo cyumba, hanyuma interahamwe ziraza ziyobowe n'uwitwaga Mugaragu nanone. Hanyuma Niyonzima amuha amafaranga, amuha amafaranga. Amaze kumuha amafaranga, numva bavuga ko ari ibihumbi 10. Mu 10 bya kiragiye yari amafaranga menshi cyane. Hanyuma baragenda, ariko hari n'ahandi batwirukankanye tumanuka mu bibaya by'ahantu hitwa i Bugarama. Baratwirukankana, ariko ndibuka ko hari ahantu nageze ndasimbuka, hari nk'iriba, nk'amazi nyine arimo. Hanyuma bamwe mu batwirukankanaga, wasimbutse agwamo, mugenzi we aramufasha,
urumva iryo naryo ryatubereye igitambo. yego. Ihangane. Byabaye birebire kugira ngo bivuge byose uko biri, ari ibintu bitoroshye bigoye. Hanyuma rero ubwo nyuma tukiri aho ngaho nguciye mu ijambo gatoya, icyo gihe cyose hari icyo kurya mwari mwigeze mubona? Ikigaragara nk'uko byari ibihe byo kwirukanka mwimuka, sinzi ku kijyanye yenda no kuba umuntu yabona icyo kurya byari byoroshye. ntabwo twaryaga turi naho ngaho iwabo wa Niyonzima baduhaye ibiryo, ariko no kubirya ntibyakundaga. umuntu yabaga yumva mu nda ahora hazi, yumvaga kubera ubwoba, inda zabaga zuzuyemo ikintu cy'icyoba. yego. ariko nyine wabaga ushonje, ariko ari icyoba cyuzuye mu nda, nyine ukumva ntago wabirimira ngo bimanuke. Birumvikana. nta nubwo nzi naho twakuraga imbaraga zo kwiruka n'ibiki byose, kuko wasangaga umuntu ashonje cyane ariko utabyumva ko ushonje. yego. wenda icyo umuntu yashoboraga kuba yanywa n'amazi, ariko kurya byo ntabwo byapfaga koroha. Birumvikana. twari tugeze babirukaho, hari ikidamu umwe twabasize gutyo, turabasiga. hanyuma rero nyuma yaho nibwo twongeye tujya kwa Kaberuka hahandi, noneho abantu batangira guhunga. abantu muri rusange batangira guhunga, bikorera imizigo bahunga. amasasu arimo kuvuga, inkotanyi zagejeje muri ako gace. yego. wenda intambara yari iri kubera ahitwa za Nyakayaga mu Bukomane, bya za Kabarore, iyo ngiyo n'ahandi. abantu batangira guhunga. twebwe nta kintu twari dufite uretse imyenda twari twambaye, ibindi bari barabisahuye byose barabitwaye. ariko Niyonzima, wa musore nababwiye wankijije, wa muntu yari yafashe varize ya mukuru wanjye. nafite mukuru wanjye wigaga muri seminari yo ku Rwesero. urumva varize ye yabaga irimo imyenda n'ibikoresho bye. iyo varize yari yayijyanye. yego. iyo varize rero yari yayijyanye kugira ngo ibyo azabiduhe, ntabwo yari yayisahuye nk'uko abandi basahura. ubwo wenda iyo niyo yari ihari yonyine. urumva kandi nabwo ni iby'uwo muhungu, ntabwo ari ibyacu, ntabwo bidukwira cyangwa. noneho muri icyo gihe abantu batangiye guhunga, twebwe ntaho twagombaga kujya, kuko ntabwo wagendana n'abantu bari kukwica. yego. noneho rero uwitwa Mugaragu n'izindi nterahamwe bazana ibintu byabo. urumva gukunda ibintu, kwanga kubisiga, kumva batabasha kubyikorera. babwira Niyonzima ati duha abo bantu. mbega ni ukuvuga bari bazi yuko muri aho ngaho kwa Niyonzima? bari babizi, kuko bari hari uno yari yarahaye amafaranga ubayoboye. duha abo bantu. turavuga ati noneho bagiye kutwica burundu. dusanga
batunze ibintu babizana aho ngaho byo kuduha ngo twikorere, baduha imizigo yo kwikorera tutabasha, twari tukiri bato, bapakiye ibintu byinshi, bati ntabwo twasiga ibintu byacu muhari, turabyikorera. Mama we yarahagorewe cyane cyane no kuturusha, kuko bamwikoreje inkono y'ibishyimbo ishyushye bishyushye, biramwotsa mu mutwe. Baradushorera turagenda. Aho tugeze, kubera gutinya ko batwica, twavuga ati wenda tubikubite hasi twiruke, tukabona ntaho twakwirukira, mu muhanda huzuye abantu bahunga. Twabaye tubikubise hasi tukiruka, batwirukaho bagahita batwica. Yego. Badutwara batyo, turagenda umuhanda wose twerekeza Tanzania. Tuza kugera ahantu muri za Kibungo kuri bariyeri, mushiki wanjye umwe baramufata bamuvana muri icyo gihiriri cy'abantu, bamujyana epfo mu biti, mu binani, kuko twabonaga abantu bishwe aho ngaho, twabonaga bo batemye ibiganza biri aho ngaho. Hanyuma wa mugabo witwa Niyonzima, umuntu witwa Niyonzima twari turi kumwe n'ubundi, yego, asa n'uwisaza ati jyewe ntabwo, atubona mushiki wanjye ntabwo ntibanasaga na gato rwose, ariko yabaye nk'uwisaza, aravuga ati jyewe ntabwo mwanyicira mushiki wanjye. Yego. Impamvu uvuga ngo ni ukwisaza, rwose ntibanasaga namba, nta nubwo bavuga ngo bafite isano habe na gato, ni nko kwisaza biri aho gusa. Hanyuma tugira umugisha ntiyahapfira. Amen. Aho tugeze bagateka bakarya ntibaduhe, bakongera bakatwikoreza ibintu byabo. Nuko turagenda turinda twambuka umupaka wa Tanzania, yego, ku Rusumo. Aho twagendaga n'amaguru, turagenda turenze ku Rusumo, turakomeza tugera mu nkambi hitwa Benako. Noneho muri iyo nkambi hashize igihe gitoya, haba umugambi wo kwica abatutsi baba barageze muri iyo nkambi. Yego. Uwo mugambi ndawibuka, baravuze ngo ejo no kwica imbeba. Ntabwo nzi impamvu babyise imbeba, ntabwo nyizi, wenda byari ukugira ngo abahari batamenya umugambi ukigenderewe, ariko gahunda yaramenyekanye. Na wa muntu witwa Niyonzima twari turi kumwe aho ngaho, araza aratuburira ati mu nkambi yose ejo ni ukwica abatutsi baba barageze muri iyi nkambi. Ubwo icyo twakoze, uburingiti twari twarafashe muri HCR za shitingi n'iki n'amasafuriya, turundarunze, dushaka imodoka y'Itoyota, iza kudufata nijoro cyane, iratujyana batubwira ko hari ahandi hantu hari inkambi yindi yitwa Cyabarisa. Hanyuma iyo modoka iratujyana, twicayemo inyuma, harya haba hari karisoro bya byuma.
yatujyanye nka nijoro nka saa 4 za nijoro, aho twahageze nk'ejo nka saa 3 z'amanywa izuba riva. Numva rwari urugendo rurerure, birumvikana, rwari urugendo rurerure rumeze nko ku Gicyangugu ngira ngo. Hanyuma tuguma aho ngaho. Urumva rero aho hantu twari turi ntitwari tuhazi, niyo washaka gutaha mu Rwanda ntabwo wamenya ngo uranyuraho inzira, ntabwo tuzizi, ntitwari tuzizi. Ni hari mu mashyamba, ubona ari amashyamba y'inzitane, amashyamba ya kimeza ya kera. Hanyuma biba ngombwa ko tuhaba igihe cyenda kugera ku myaka 2. Hanyuma igihe kimwe HCR iravuga ngo abantu bifuza kujya mu Rwanda baze biyandikishe tubahe imodoka. Turiyandikisha, tumaze kwiyandikisha umunsi wo gutaha ntibyakunda, sinzi ikibazo cyabaye, baduha undi munsi. Noneho uwo munsi wo gutaha ugeze, noneho leta ya Tanzania yirukana impunzi muri rusange ngo zitahe, ntitwaba tukibonye imodoka. Yego, kuko abantu bari benshi. Ubwo hari nko muri 96. Yego. Turaza tuvayo n'amaguru, turaza njye nari naranarwaye cyane, naramaze igihe ndi mu bitaro ngaho, nta kabaraga, ariko turaza n'amaguru nabwo mpaka twongeye tugeze ku mupaka Rusumo. Turongera turaza mpaka dusubiye aho twavukiye i Gatsibo. Yego, Murambi. Ubwo rero tuhageze twasanze harahindutse, twasanze ibintu byose byarahindutse, twasanze haratuye abantu bashya, bamwe bavuye hanze, twasanze hatuye abandi bamwe mu bo twari tuzi kera. Hanyuma dukomeza kuhaba. Hari umugabo umwe witwaga Augustine. Sorry gato, utararenga aho ngaho, nko mu muryango uwo twumvise wari wamaze gusinzira n'umubyeyi wawe, papa wawe, mu muryango abandi bantu mwasigaranye icyo gihe mwanajyanye mukanagarukana banganaga gute? Mbere yuko ngusubiza, ndibuka ko bakuru banjye babiri bari bahunze. Umwe yarishwe ariko undi ararokoka. Yego. Wigaga mu seminari yo ku Rwesero, Theogene yarapfuye. Yarishwe, aricwa, ariko ntago tuzi uko yishwe. Yego. Ariko uwo mukuru wanjye wundi Theophile we yigaga ahandi hantu hitwa muri seminari y'Izaza, wararokoka. Yego. Kandi we ntaho yigeze ajya, yagumye mu gihugu. Rero warumbajije abo bantu bari bashiki banjye, ntukanye na bashiki banjye 4 na mama nanjye. Okay. 4 na mama nanjye. Ubwo rero tugarutse aho ngaho, umugabo umwe witwa Augustine yari afite inzu ahantu ruguru mu Ntoki. Hanyuma inzu amenya amarorerwa yatugwiririye, yari yaravuye hanze, ntabwo yari asanzwe atuye aho ngaho kuva kera, ariko afite ahandi atuye, ariko afite n'iyo nzu bubatse ariko itarangiye neza, isakaye ariko itarangiye neza. Amenya amarorerwa yatubayeho, amenya atugirira impuhwe, arayiduha.
mugende mube nuko turagenda turahaba. Hanyuma nyuma ubuzima buza kugenda bugaruka. Mukuru wanjye uwo nguwo nawe jenoside imaze guhagarikwa yaragiye ajya kurangiza amashuri, kuko jenoside yabaye agiye kurangiza ari mu wa 5 segonderi. Aragenda muri lycée ya Kigali ajya kurangiza. Ubwo rero twasanze yarashatse akazi ko kwigisha muri segonderi, agenda nawe adufasha kubera ko nta kintu na kimwe twari dufite. Umugabo Agustin aduhaho kuba, kuri wanjye nawe akazajya adufasha. Hanyuma natwe dusubira mu mashuri, nubwo bitari byoroshye, turongera dusa n'abagaruka mu buzima busanzwe. Birumvikana. Rero nyuma ubwo ni nyuma ya jenoside twaje kugira ikibazo gikomeye cyane. N'ubundi abantu bamwe baza aho ngaho iwacu mu masambu iwacu, abandi bari batuye aho ngaho guhera kera, baduhigaga kera, nabo barahari. Ugasanga ku mpande zombi z'abantu b'ingeri zose bari aho ngaho nta n'umwe udukunda. Yego. Nta n'umwe udukunda. Ugasanga abaduhigaga ntibatwifuriza neza. Yego. Ugasanga n'abatari batuzi bahaje kubera inyungu bahafite, nabo ntibatwifuriza neza, ku buryo nabwo twabayemo turi muri insekirite. Birumvikana. Wumva wazira n'imitungo yawe, muravuga ati wenda zabaza ibi, nuko nabwo tubaho nabi, tubaho muri insekirite rwose, tubaho nabi cyane. Noneho rero biza kugera aho ngaho, nuko gukomeza tubaho nabi muri insekirite y'abo bantu bose batadukundaga. Wenda ntihaburagamo bakeya, nk'uwo nguwo waduhaye ahantu ho kuba. Yego. Ariko abenshi rwose ntabwo badukundaga. Igihe kiragera rero, ndabyibuka, haba inkiko gacaca nazo zatubereye ikintu, nubwo zazanye ubutabera ariko zatubereye ikintu cyatumye dukomeza kubabara. Yego. Muri aho hantu twarokokeye, mu kugira abantu batadukunda, ugasanga inteko z'abagize inkiko gacaca, n'ubundi harimo ababahigaga, n'ubundi harimo abaduhigaga, bakatuvugira nabi mu nkiko gacaca, bakagoreka imanza, bakagoreka imanza, bikatubabaza. Tukabyumva. Hari mushiki wanjye witwa Tony akunda kujya mu nkiko gacaca, ariko nanjye najyagayo rimwe na rimwe. Rimwe na rimwe twakumva ibyo bavuga kwa Gasana, tukumva ducitse intege. Birumvikana. Hanyuma rero igihe kiza kugera aho hantu no kuhaba haratunanira, turimuka. Yego. Twimukira ahandi hitwa Ikiramuruzi, ariko aho ngaho kwivuko hasigara mushiki wanjye umwe, na n'ubu baracyahaba. Rero turi mu mashuri twiga, hagiye haba ibiganiro uko twagiye twishyurirwa na farije. Hagiye habaho gahunda zitandukanye zishishikariza abantu ubumwe n'ubwiyunge, cyane cyane mu mashuri.
ari naho mpera nshimira leta y'u Rwanda yego yashyizemo imbaraga nyinshi, kuko ndibuka ndi muri segonderi najyaga mbona abantu bakunda kuzenguruka mu bigo by'amashuri bakatubwira ko ari abantu bavuye muri komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge bagenda bigisha twebwe bakiri bato. yego ndashimira rwose leta y'u Rwanda, buriya ni imbaraga nyinshi bashyizemo kugira ngo abantu imitima yururuke. urumva kwiha pene yo kuzenguruka ahantu henshi cyane mu gihugu mwigisha ubumwe n'ubwiyunge, bigisha ubumwe n'ubwiyunge, ntabwo ari ibintu byari byoroshye, bisaba bije, bisaba umwanya, bisaba abakozi, bisaba. Rero ndayishimira leta y'u Rwanda ko yagiye yigisha ubumwe n'ubwiyunge nubwo bitari byoroshye. Barigishaga ukabona abato barabaza ibibazo rimwe na rimwe bigoye gusubiza, ba bantu babaga baje yego bigoye gusubiza, ariko bakagerageza. Twajya ku mashuri bakaduha ibikoresho, amakayi n'ibindi. leta y'u Rwanda nabwo turayishima, kuko iyo bitaza kubayo twari twarasigaranye ubusa, byarashobokaga ko tutari no kwiga burundu. yego ariko iragerageza mu bushobozi buto. Murabizi ko igihugu cyari cyarasenyutse n'ubundi kigomba kwiyubaka. yego ndetse biza kugeraho ikigega cyitwa icyo gufasha abarokotse jenoside batishoboye. yego buriya ku kantu bagashyizemo, kubera ko n'ubushobozi bw'ikigega cyangwa na leta muri rusange bwabaga ari bukeya, bagira ngo nibara abahe priorite abamerewe nabi kurusha abandi. niyo mpamvu bashyiragaho batishoboye. nuko ngira umugisha ndangiza segonderi hariya mu rwunge rw'amashuri rwa Gahini. yego ngira umugisha mbona buruse ya leta njya kwiga muri kaminuza. yego rero kubona buruse byaranshimishije, kuko nibura nagabanutseho ku bantu leta irimo kwishingira yego gufasha. kuko muri kaminuza n'ubundi yakomezaga gufasha wenda bataragize umugisha wo kubona buruse. nabwo ariko agashaka kaminuza yigamo akayibona, nabwo bakomezaga kubafasha. ubu rero nubwo izo nyungu gacaca nazivugaga, nubwo igihugu cyagerageje tukabona ubutabera, yego ariko ntabwo ari ibintu byatworoheye. urugendo rwo kwakira abatwiciye, abatwishe, ukabakira, ukabana muri sosiyete, ukabana nabo, ntabwo ari byoroshye. yego hari umugabo umwe mu baje kutwica, mu batwishe, waje gufungurwa n'imbabazi za perezida. arafungurwa araza. uwo mugabo twebwe twumvaga ari ibintu bikomeye. yego no kumva wamubona, no kumva uryamye, ariko kumva abaho muraturanyi aho ngaho, nabyo ubwabyo twumvaga ari ikintu gikomeye. nta mahoro byabahaga. hanyuma uwo mugabo azi iwacu gusaba imbabazi. yego ni ibintu byari bitoroshye kubona umuntu wabiciye aza akagera iwanyu, uretse imbaraga z'Imana zonyine, hari igihe mwabaga umwana uvuza induru cyangwa mukiruka. yego ariko asaba imbabazi mama, aravuga ati rwose ati nazajya nanagufasha, wenda nkaguhingira mu murima, cyangwa se nkagira n'utundi turimo nkora nko mu buryo bwo kwicisha bugufi.
no guhongerera ibyaha byanjye. yego. nuko tubura ukundi kuntu twabigira, kandi urumva yari yarababariwe n'imbabazi za perezida, kumva ko nyine ari na gahunda ihari y'umukuru w'igihugu yuko abireza ibyaha bagasaba imbabazi, leta biciye mu mbabazi za perezida ibababarira. yego. tugenda natwe tubyakira buhoro buhoro. hanyuma igihe kiza no kugera mba umudivantiste, ariko ubwo nasubiye inyuma, ubwo namubaye nkiri mutoya ngeze mu wa mbere secondaire. nuko ngenda ndushaho kumenya ijambo ry'Imana, ngenda ndushaho kumva akamaro ko kubabarira. yego. ubwo rero nari ngeze ahantu nashimiraga leta. leta rwose ntako itagize, byonyine duhereye no guhagarika jenoside. nibaza uko iki gihugu cyacu cyari kumera iyo inkotanyi zidakora iyo bwabaga nk'uko zabigenje. yego. ubanza cyari guhinduka umusaka, sinzi uko byari kugenda, kuko n'abicanyi ubwabo twarababonye bisubiranamo bapfa imitungo yacu, nabo ubwabo birinda kwicana. sinzi uko igihugu cyari kumera. iyo ngerageza gutekereza uko cyari kumera, nkumva nkavuga ni inkotanyi rwose kudo shapo. yego. urakoze cyane kuduha ubwo buhamya. ikigaragara nk'uko ubigarutseho, iyo hataba inkotanyi ngo zibohore igihugu, ndetse navuga ko ari nk'intumwa Imana yari yohereje kugira ngo zize kubohora abari bari mu bihe bigoye. ndi kugira ngo noneho uhe ubutumwa urubyiruko rwo mwa kino gihe. akenshi tubona yuko ababikoze bari ababyeyi b'abana batandukanye ubu ngubu bariho ubu ngubu. gira ubutumwa ubaha. ese nk'urubyiruko ruriho mwa kino gihe ni iki rukwiriye gukora kugira ngo ayo mahano ababyeyi bamwe mu bacu baguyemo bakafata umwanzuro wo kuba bakwica abantu babagaburiye, abantu basangiye amata, ni iki urubyiruko rwa kino gihe rukwiriye gukora? murakoze cyane. urubyiruko rero icya mbere rukwiye gukora ni ukwiga amateka y'u Rwanda. yego. rukayamenya, rugasobanukirwa. ni ukwiga amateka yajyanye u Rwanda akarugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi. yego. kugira ngo urubyiruko rutazagira urubwira ayo mateka mu buryo bugoramye. urubyiruko kandi nyuma yo kumenya ayo mateka bakamenya bene wabo bayagizemo uruhare, abandi bakamenya bene wabo bishwe, abandi bakamenya bene wabo baguye ku rugamba rwo kubohora no guhagarika jenoside. urwo rubyiruko rwose rwareba ibyo byose rukigira kuri ayo mateka, rukavuga ngo nubwo jenoside yakorewe abatutsi, ariko buri munyarwanda aho ari hose jenoside yamugizeho ingaruka. yamugizeho ingaruka, akareba muri uko kwiga amateka, akareba abantu bafunzwe, abana babo bakabaho nk'imfubyi. yego. akareba abiciwe, abana babo bakabaho nk'imfubyi, n'abavandimwe bakabaho nta gifasha, nta muryango ntaki. akareba abaje barwana bahagarika jenoside,
bazize intambara bagapfa, bene wabo bakababura, kareba ukuntu igihugu cyasenyutse kigasubira inyuma. Yego. Hanyuma urubyiruko rukarushaho gutekereza neza uburyo bwo guhangana nuko jenoside mu Rwanda itazongera kubaho ukundi, ndetse n'ahandi urubyiruko rwashobora gutanga umusanzu, kuko byose biva mu kutamenya. Noneho abantu babizi ariko bafite izindi nyungu bakaba babigoreka bakangiza urubyiruko. Yego. Ugasanga urwo rubyiruko ruhisemo rumaze gucengerwa n'ingengabitekerezo kubera kutamenya amateka y'u Rwanda, ugasanga rugiye mu mitwe yo guhembera jenoside. Yego. Icyo gihe rero u Rwanda n'ubundi rugushije ishyano iyo rugize urubyiruko rumeze nk'uwafata icyo cyemezo. Kubera kutamenya urubyiruko rero narugira inama yo kumenya amateka kugira ngo babone uko bagomba gukumira ko jenoside yazongera kubaho ukundi. Ikindi, uko urubyiruko rumenya ayo mateka niko rufasha mu kurwanya abagerageza guhembera ingengabitekerezo ishingiye ku macakubiri, kandi ntabwo babikora bafite kutamenya. Yego. Nicyo nagiraho inama urubyiruko. Mukomeze kwihangana, kunyura mu bihe bikomeye nk'ibyo ntabwo aba ari ibintu byoroshye. Icya mbere, imitungo iba yaratwawe, ikindi namwe ubwanyu, mbega byari ibihe bigoye. Ndi kugira dusoreze ku kintu wavuze kijyanye n'uko umaze kwakira ubutumwa bwiza, cyangwa se umaze kwakira ubutumwa bwiza bw'itorero ry'Abadivantisite, nabwo ubwabyo byagufashije gukira ndetse no kubabarira ba bandi bari barabahemukiye. Ese dusoza, tubwira uburyo byagufashije gukira kugeza n'uyu munsi. Nta kundi, ni mu ijambo ry'Imana. Yego. Ijambo ry'Imana riduha amasezerano atandukanye. Nko muri Matayo igice cya 5:7 haratubwira ngo hahirwa abagira imbabazi kuko nabo bazazigirirwa. Yego. So rero byaba ari ibintu bibabaje kuri twebwe twamenye Imana, twamenye Yesu, ko twarokoka Imana ikaturokora, cyangwa se twaranapfuye. Buriya rega gupfa, hari no gupfa muri roho. Yego. No kuba twarapfuye, kuko buriya buzima nahereye nkubwira twabayemo kuva kera tukiri abana. Twabaga umuntu ameze nk'uwapfuye mu mutima, sinzi. Yego. Rero kuba twapfa urupfu rw'ubu ngubu ariko tukabura ubugingo buhoraho. Yego. Kwa kurokoka kwa rwa rupfu twagize muri jenoside ntacyo kwaba kumaze kuri twebwe abakristo. Yego. Turokotse rwa rupfu ariko ntituzabona ubugingo bw'iteka. Nanone twaba twararokotse bya cyagiye, ariko ku bakristo ibyo ni by'igihe gitoya. Yego. So rero ushingiye ku isomo mbabwiye ko hahirwa abagira imbabazi ko bazazigirirwa, iyo ukomeje ukaritekerezaho, tuvuga ko ari ijambo ry'Imana kandi rigomba kubahwa no gukurikizwa. Ubundi kandi tukagira andi masezerano menshi yo muri Bibiliya, nko mu Byahishuwe igice cya 21:4. Twarababaye n'ibyo, ariko hari igihe kizagera iryo sezerano riboneka mu Byahishuwe igice cya 21:4 rigasohora. Yego. Imana ubwayo izahanagura amarira ku maso yabo. Amen. Abo ni abera bazaragwa ijuru. Yego. Ntabwo ari abantu bose. Abo ni abemeye kubabarira. Yego. Ni abemeye kwakira Yesu,
nk'umukiza n'umucunguzi wabo. Imana ubwayo izahanagura amarira ku maso yabo, kandi urupfu, gutaka, imiborogo no kubabara ntibizabaho ukundi. Yego. Kuko ibya kera bizaba byashize. Ayo masezerano rero yose agiye ari muri Bibiliya n'andi yose nababwira, niyo aduha imbaraga zo gukomera, zo kubabarira, umuntu agakomeza urugendo muri ubu buzima. Yego. Murakoze cyane ku buhamya muduhaye, ndetse bunatwigisha nk'uko twabibonye yuko amateka y'igihugu cyacu dukwiriye kuyigiraho, dukwiriye kuyareberaho kugira ngo kandi tubiharanire hamwe no gufashwa n'Imana, birashoboka cyane. Murakoze kandi mukomeze kwihangana. Namwe murakoze. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.